nuko dutangiye episode yacu ya kane. Niba wibuka neza n'ahangaha twari twagarukiye, ubwo uyu mukobwa Rose yari ari kuvuga ati oya, ibyo bintu ndabirambiwe, ati igihe mwahereyemo muha buri kimwe cyose, njye uyu mukobwa ntabwo mushaka muri runo rugo, ukurikire filime witonze. Ubwo riri nako Roza yese aza ari kwirukanka, aza mu myenda bari bamaze guhariri, afatamo umwenda umwe awushyira hasi, atangira kuwunyukagura. Nyagasani dore ishari yarawunyukaguye, ababaza kumufata, maze uyu mukobwa riri aravuga ati Roza, Roza ni ibiki urimo gukora, ukurikire filime witonze. Ubwo Roza yafashe umwenda arawunyuka bya nyabyo, ariko nawe uri kubona yuko uyu mukobwa nta keza ke. Ubwo yakomeje kunyukagura imyenda, ari no kubwira rero ati wowe ntabwo ngushaka hano muri runo rugo, kurikira filime witonze. Aramubwira ati uba atari bakugeza hano, ababyeyi banjye babaga banyitayeho, atari ko kuva waje ndabona batangiye kukwegurira buri kimwe cyose. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati wati ni gute Roza, ibintu uri kuvuga reka nizere yuko atari byo. Ati se basi ntabwo nshaka. Maze uyu mukobwa aravuga ati ntabwo ngushaka hano, ati umunsi umwe nzagupakira mu mufuka nzaje kukujugunya mu ruzi. Ati ntabwo ngushaka hano kubera yuko ndabona buri kimwe cyose icyo bajyaga bankorera buri cyose nibo batangiye kugikorera, ukurikire. Maze uyu mukobwa Roza araje aramubwira ati rero ndakubwiye mu maguru masha usohoka ahangaha maze ugende, bikiri mu maguru masha. Ati naho bitabaye ibyo nzakwica. Nyagasani hajemo no kwica. Uyu mukobwa akomeza avuga ati wa mukobwa we w'inkozi y'ibibi, ati wowe dutazi iyo twagutoraguye, ati ni gute wageze hano. Aramubwira ati sohoka hano mu iyi nzu, barakwereka. Yatangiye kumukurura, aramubwira ati sohoka. Abangaba baje gutabara nako Isa ari kuvuga ati Roza rekera, Roza rekera aho ngaho, ibyo wibikora kombe. Barakwereka Roza kiri yagumye gufata uyu mukobwa riri kugira ngo aze kumusohora hano. Ubwo mama wa Roza yaje kurakara, aravuga ati Roza rekuza. Ubwo Roza yabonye bari kumunesha, maze arekura gusa ababaye. Aravuga ati n'ubundi umunsi ngewe ndakubwiza ukuri yuko ntabwo nkwishimiye muri iyi nzu, ntabwo nshaka yuko uba mu iyi nzu na gato, urasohoka mu iyi nzu. Maze mama yararakaye ahita afata Roza, dore ngaramukubita urushi. Nyagasani Roza bamukubise urushi n'ubwa mbere byari bibaye. Ubwo papa yaje kubwira Roza, aramubwira ati ihangane. Ubwo n'uyu mukobwa riri aravuga ati Roza, aravuga ati mama ni ibiki ukoze, gukubita ntabwo byari ngombwa ariko byabaye ngombwa. Mama yarababaye cyane ku buryo yakoze ibintu atari akwiye gukora, ariko byatewe n'uyu mukobwa. Ubwo mama yabonye nawe binakoze bitunguranye, kandi ndetse abona yuko abikoranye uburakari. Uyu mukobwa hariya aravuga ati mama, ati uratinyutse urankubise, ati ni gute utinyutse ugafata ikiganza cyawe ukankubita. Maze uyu mukobwa aravuga ati ni ukubera iki, uri umunyamururumba kandi ukiri umwana mutoya. Maze uyu mukobwa aravuga ati njyewe uyu mukobwa ntabwo mushaka hano. Maze mama aravuga ati kubera iki, ati hari ikintu bakubwiye ngo uzamukorere, hari icyo bigeze bakubwira ngo uzamugaburire, ntabwo bakubwiye ngo uzamwiteho, ni umwana wanjye kandi ni mwene nyoko, ukurikire filime witonze. Ubwo riri yari ari kubireba. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati uyu mukobwa ntabwo mukeneye hano ngaha rwose, kubera yuko uyu mukobwa yabagaho yisanzuye. Ubwisanzure yagiraga rero ntabwo ari kubona aha ngaha. Ubwo mama aje kumubwira ati Roza tuza ca bugufi. Roza yahise yikubita aragenda. Abangaba yabasize hano bonyine, ndetse araza afata n'ifoto yabo, ndetse bahari ari n'uduhinja dutoya, ari abana batoya. Ubwo uyu mukobwa byaramubabaje cyane, ariko uvuga ati ni gute mushiki mwene mama tuvukana mu nda atankunda, ati ibi bintu birababaje. Ubwo papa yaje kumubwira ati it's okay, imera neza, ibintu byose ndaza kubishira ku murongo, ati kandi izere yuko ibintu byose biraza kugenda neza mukobwa wanjye, ati ngaho genda ujye kuryama. Ubwo uyu mugabo arangije abwira umugore ati my love tugende tujye kureba ibyo uriya mukobwa
uyu mukobwa yasigaye hano, gusa yasigaye hano ababaye, ariko ubona yuko yateje ikibazo muri runo rugo. Barakwereka Roza yaje kuryama, yari afite agahinda gakomeye cyane, gusa aka gahinda nta kubwende, aka gahinda yari kujyana kubwende. Ubwo barakwereka papa na mama baje gukomanga ku cyumba cya Roza, bari kuvuga ati Roza arangije afunga amatwi kugira ngo adakomeza kumva amajwi yabo, gusa bo bakomeje kumuhamagara bari kumubwira ati Roza tubabarire. Ubwo papa abonye bigoye, mama aravuga ati reka mpaje rwose mbashe kuba nagerageza. Mama aza gukomanga ari kuvuga ati switi mbabarira, ati nagukubise nkubutse, atari ndakwinginze mbabarira mwana wanjye ucururuke. Aka gafilime nakazanye kugira ngo kigishe abantu benshi, niyo mpamvu nagiye ngakomeza. Ubwo Roza yabateye igipupe, mama waba arabyumva ndetse na papa waba arabyumva, bumva yuko bafite kumureka wenyine, barangiza bakamwihorera rwose akaza gutuza. Ubwo uyu mugabo yahise abwira umugore ati mwihorere twigendere. Araza gucururuka ati kandi ndakumenyesha yuko biraza kugenda neza. Ubwo mama na papa bamusize ahangaha barigendera. Ndakwibutsa gukanda subscribe, kuko utakanze subscribe biragoye yuko wazongera kubona izindi episode zikurikira. Niba ari n'ubwa mbere wagira ku uyu muyoboro, kanda like, share ndetse na comment. Ubwo uyu mukobwa yaravuze ati ni gute Riri ntago agomba kuguma hano, Riri agomba kuva muri uru rugo byanga bikunze. Uyu mukobwa dusize akaniye. Nyagasani ukurikire filime witonze, uramenya ngo ese uyu mukobwa araza gukora iki. Barakwereka uyu mukobwa yaje gufata feneriga, arangije afata n'agatambaro atangira gucucira kuri aka gatambaro. Ese hari uyu mukobwa yaba agiye kumwica? Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka uyu mukobwa yaje gufata feneriga ashira kuri kano gatambaro n'umujinya mwinshi, uri kubona yuko uyu mukobwa rwose yari yakaniye. Yaravuze ati ntabwo agomba kurara muri runo rugo. Afata n'umugozi. Nyagasani ibi bintu bigiye kuba byakara cyane. Arangije aravuga ati ubu ndaje mpagane nawe. Nuko nguko uyu mukobwa yinjiye mu cyumba cya Riri. Ukurikire filime witonze. Ubwo Riri yari ari hano atazi ibintu uko biri kujya mbere. Barakwereka uyu mukobwa Roza yatangiye gufungura iserire, yatangiye gufungura urugi gake gake. Ukurikire filime witonze. Ubwo yaje yububa gake gake, gusa Riri we yari aryamye ntabwo yari azi ibiri kuba. Wibuke aba bakobwa ni amahasa. Ubwo Roza yageze hano yitegereza neza ukuntu uyu mukobwa asinziriye. Barakwereka uko Roza yagendaga ari byo yakandagiyemo. Arangije ahita atsikira arasakuza cyane. Riri dore ngo arakanguka. Ukurikire. Ubwo ngubwo Riri akangutse, uyu nguyu abona Riri arakangutse, arangije ahita avuga ati Roza turakora iki hano mu cyumba cyanjye? Barakwereka Roza yahise aza ari kwirukanka ahita amushiraho ya feneriga. Nyagasani ukurikire filime witonze. Aka gakobwa ni akagome kahise kaza gashiraho uyu mukobwa feneriga. Uyu mukobwa niko guhita asinzira. Ese kaba kagiye kumukorera ibiki? Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka aka gakobwa kararangije gahita gaseka nyine gafite ijinyori gato ubu ndaguhamije. Barakwereka katangiye kuzingura ya migozi niba kagiye kumuniga simbizi. Karangije nuko twasize bimeze. Ukurikire. Ubwo ngubwo barakwereka aka gakobwa karamuhambiriye cyane, karamuhambira amaboko yose ku buryo ataza kwisiganya na gatoya. Ubwo barakwereka hari mu iryo joro uyu mukobwa Roza arangije aramufata amushira mu kidobo. Nyagasani amushira mu kidobo gake gake kubera ko Riri yari yasinziye, ntabwo yari azi ngo ni ibiki biri kujya mbere. Ubwo Roza yakoze ibishoboka byose amupfundagira mu iki kidobo. Urabona yuko yari afite n'umujinya ndetse n'uburakari, gusa twabibonye yuko uyu mukobwa Riri arimo kurengana. Maze Roza ahita amubwira ati nizere yuko ngiye gusubirana umudendezo wanjye. Mwabakobwa mwe, mwabana mwe, iyi filime nagize ngo murebereho amasomo, ibintu by'amasharimo bireke. Ubwo uyu mukobwa yamushize mu ndobo arangije arapfundikira, arangije
aza hano ku muhanda, aza gutega moto. Barakwereka akarifani kari kwigendera. Uyu mukobwa aza kugatega, arangije aravuga ati nta kuntu wangereza uyu muzigo kuri Nyabarongo se. Ubwo barakwereka motari yarahagaze yitegereza uyu mukobwa neza. Uyu mukobwa arebye abona uyu mumotari ari kumwitegereza kuva ku birenge kugera ku matwi. Abona ari kumwitegereza kuva ku musatsi kugera ku mano. Uyu mumotari atangira kuresha indimi. Nyagasani, uyu mukobwa arabibona. Ukurikire, barakwereka motari yavuye kuri moto gake gake ari kuvuga ati mbega imboga z'ukuntu zibona abana, ati ibi ni ibiryo kandi binyizaniye hano. Uyu mumotari nawe bisa nkaho yari umuhehesi, maze uyu mukobwa atangira kuvuga ati ntunkoreho, atangira kuvuga ati rekera, ndabona uri kuza unyegera. Uyu mumotari aravuga ati ibyo byihorere mani, ati ibyo byihorere, aka ni akaboga mbonye, ati ntabwo nemeruka kwigwanaho. Uyu mukobwa ariko ari kuvuga ati muntabare, ariko ari kuvuga ati yewe mvaho. Uyu mugabo yatangiye kugundagurana n'uyu mukobwa. Nyagasani, uyu mukobwa barakwereka yafashe iki kigabo ahita agihirika. Uko yagahiritse iki kigabo cyaraje kigwa kuri ya ndobo irimo wa mukobwa riri yaje guhenuka ahangaha. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati wa kigabo ni ukubera iki, maze iki kigabo gihita kivuga ati wagakobwa urakeka undusha imbaraga. Maze uyu mukobwa aravuga ati please ndekura. Barakwereka uko uriya mugabo yakaguye ku iyi ndobo. Iyi ndobo yaraguye, yarahirimye, irahenuka. Uko yagahenutse riri niko yaje gukanguka. Arebye yisanga ahangaha, ndetse arebye abona hari ikigabo gishaka gufata murumuna we, gishaka gufata mwene nyina. Mwene nyina yari kwigwanaho, gusa nta kintu byari biri gutanga. Kiriya kigabo kimurusha imbaraga. Barakwereka riri yatangiye kwihambura imigozi bari bamuziritse, yatangiye kwihambura. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu nguyu nawe akomeza kugundagurana na motari. Barakwereka uyu mukobwa riri yaje ari kwihambura, ari kumva amajwi ari kuvuga ati please ndekura mvaho. Riri yaje gutabara. Barakwereka yaje afata iki kigabo ahita kinaga hariya. Ukurikire filime witonze. Iki kimotari nacyo nta gatege cyari kigirira, maze uyu mukobwa yaje ari kuvuga ati Riri sister wanje ni wowe. Maze Riri arangije aravuga ati reka nze ngutabare, reka nze ngufashe ngukize kino kigabo. Barakwereka ikigabo cyarahagurutse gitangira kuvuga ati mwa bukobwa mwe, ati mwigize babiri. Gusa wibuka uyu mukobwa Riri yakuriye mu cyaro, afite imbaraga zihambaye, naho uyu nguyu Roza yakuriye mu mujyi n'umuteto wose. Barakwereka ikigabo cyavuyeyo kizana umukubuzo gihita gikubise uyu mukobwa Riri aza kwitangira Roza. Iki kigabo kirakomeza kiza gukubita. Barakwereka cyakubise uyu mukobwa Riri umukubuzo ahita kw'igihumure, kirangije kiwuterera hasi, kirongera gisubira kuri wa mukobwa, gisubira kuvuga ati wa gakobwa we, uko byagenda kose ndaza kwigwanaho. Aka gakobwa gakomeza gusakuza, gusa niko kari kizanye mw'ibi bibazo byose. Barakwereka Riri uko yagahagurutse yafashe wa mukubuzo, iki kigabo cyari kimukubise, arangije atangira kugikocagora. Nyagasani, yatangiye kugikubita inkoni zigisoneraho. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa ni indwanyi, wibuke ko yakuriye mu cyaro. Uyu mugabo aravuga ati wa gakobwa we wigize indwanyi, reka nze duhangane. Uyu mugabo arakwereka hari ikindi kintu yazanye, akubise umukobwa arazibukira. Uyu mukobwa ntabwo abaho, ntabwo asanzwe, yakuriye mu cyaro, afite imbaraga, yariye ku kijumba, ariko uriya mukobwa yakuriye kuri mayonezi. Barakwereka uyu mukobwa yahise amukubita umuntu igeri ndetse wa mu ntoryi. Umugabo nuko yikubise hasi, maze uyu mugabo aravuga ati ngiye, ibyo nashakaga kugeraho ntabigezeho. Barakwereka kabanda yari yahagurutse ndetse yapfuye atyo. Uyu mukobwa Riri arangije aravuga ati mukuru wanjye, ati nari mfite kugutabara. Maze uyu mukobwa aravuga ati oya, ati ni gute? Aravuga ati urakoze cyane, ati ndagushimiye noneho kuva nabaho. Uyu mukobwa aravuga ati okay bimeze neza. Barakwereka ako kanya akibimubwira papa na mama bahise bahagera, bari bababuze bose, maze baravuga ati Riri mwageze hano mute? Ubwo uyu mukobwa Roza
niwe waje kwivugira ati mama, riri narwanyaga amaze kuntabara, riri ankoreye ibintu bidasanzwe. Aravuga ati riri iyo ataza kubaho saha izi ngizi ntabwo mba ndi mu maboko ari ayanjye, ati ntabwo mba meze neza, ati riri ankoreye ikintu kidasanzwe, atitaye ku rwango mufitiye, atitaye ukuntu mwanga. Aba babyeyi rero batangira kwishima. Uyu mukobwa we yarivugiye n'amagambo ati riri ntabwo nzongera kumwanga. Barakwereka riri yahise amuhobera, barongera barayambirana, maze uyu mugabo aravuga ati ndabashimiye cyane, ati kandi nshigikiye urwo rukundo rwanyu muzaruhorane n'ukuri kw'Imana. Barakwereka aba bana bariyunze, gusa kwiyunga kose nanone byaturutse kuri uyu mukobwa Roza. Arangije aravuga ati riri umbabarire cyane ku bintu bibi wigeze wumva ndi kukuvugaho, kubera yuko ntabwo nigeze nishimira yuko tubana mu nzu. Ati ubwo rero guhera aka kanya gusabye imbabazi. Maze uyu mukobwa riri arangije aramubwira ati nanjye nemeye yuko nzakubera imfura kandi uraza kuzabyishimira. Barakwereka aba babyeyi disi kubona abana babo bishimye byarabanejeje cyane. Ubwo ngubwo nuko nguko byagenze, aba bana bishimye cyane ndetse n'ababyeyi babo. Reka tugaruke hano barakwa Simoni. Barakwereka Simoni ari umuntu ufite amafaranga wiyumva cyane, nuko yasohotse mu rugo aza kubita n'agapangu, aza guhungura uturinete aduterekamo nk'abandi bakire bose. Barakwereka ako kanya hari umusabirizi wahageze. Umusabirizi asa ari kuvuga ati papa mwamfasha, ati nkeneye ubufasha. Uyu muhungu Simoni atangira kwinukiriza uyu mugabo, atangira kuvuga ati uri kunukira igira inyuma. Arangije uyu mugabo akumya kumufata, arimubwira ati mbabarira. Uyu Simoni barakwerekana uko yamukubise umugeri, atitaye yuko yavunitse, aza kumukandagira ku gisima. Nyagasani ndetse n'imigeri myinshi cyane uyu muhungu Simoni yamuhinduye yamaha. Ubwo uyu musabirizi ariko avuga ati oya mvaho mbabarira. Ubwo mama wa Simoni barakwereka yaje gutabara, aravuga ati Simoni ibi ni ibiki uri gukora? Maze Simoni arangije avuga ati nange nkigira nk'izi ngizi ziba zisabiriza ku muhanda. Ubwo barakwereka mama Simoni yaje gutabara uyu mugabo, uyu musabirizi wavunitse, aza kumutabara. Barakwereka no mu bodyguard biwabo baje kumufasha, baza kumuhagurutsa. Ukurikire Simoni areba niwe wari ukoze ibi ngibi, n'umwana wo mu bakire. Ubwo mama Simoni arangije ahita avuga ati utubabarire. Barakwereka Simoni yaje gufata mama we, aramubwira ati va kuri kiriya gisabirizi wana, ati reka na kiriya gisabirizi biriya biba bigenda biri kunukira abantu. Ukurikire maze mama aramubwira ati ariko wibuke yuko uriya ni umuntu nkawe, uriya ni umuntu Imana yaremye. Maze uyu muhungu aravuga ati mama niko turi kumfata ukangereranya na kiriya kimuga. Uyu mugabo arabyumva. Nyagasani mama aravuga ati udatinyutse uvuga ngo iki? Maze uyu muhungu Simoni aravuga ati niko turi gutinyuka ukangereranya na kiriya kimuga, ati njyewe ntaho mpuriye na kiriya. Barakwereka mama n'uburakari bwinshi yakubise iki gihungu cye cya Simoni, urusha ikikubita hasi, uturinete natwo twikubita hasi. Iki gihungu cyarababaye. Mama aravuga ati n'undi munsi iki ni igihano nguhaye kugira ngo utazongera gutesha umuntu uwo ari we wese agaciro, kugira ngo utazongera gutesha rubanda ruri hasi yawe agaciro. Maze uyu muhungu aravuga ati uratinyutse urankubita hejuru ya kiriya kigoryi, ubu ari njyewe nawe ujye na kiriya kigoryi ugiye guhitamo umuntu umwe. Ati njyewe ubu ngubu ndagiye, ntuzongere kumbarira mu muryango wawe, uhitemo kiriya kigoryi aba ari musigarana. Barakwereka yasize anamuhiritse. Mama akomeza kuvuga ati Simoni gusa yahise agenda, ageze hano anaramucira, aravuga ati ingegera gusa. Ubwo atutse mama we. Nyagasani azamuka imodoka, urabona ni umwana wavutse ibintu bihari. Ubwo yahise atangira gutwara imodoka aragenda. Ukurikire filime witonze. Mama asigara ahamagara Simoni gusa Simoni yabaye Simoni. Ukurikire. Ubwo barakwereka uyu musabirizi yatangiye kugenda, na mama nawe asigara hano ari kuvuga ati umwana wanjye kiyababaye. Arangije aza gusaba uyu musabirizi imbabazi, aramubwira ati iburetse kugenda
ati buretse kugenda rwose. Maze uyu mugore aravuga ati mbabarira rwose, ibintu bibaye urabona yuko nta ruhare mbigizemo. Maze uyu musabirizi aza kumvira uyu mubyeyi, arahagarara, barakwereka uyu mubyeyi yakoze mu sakoshi, arangije akuramo agakapu, akuramo agafaranga, akuramo agapinda, arangije agahereza uyu musabirizi. Arangije aramubwira ati rero utubabarire, ati nawe ugende wiyiteho ko ayo mafaranga nguhaye, ati hari igihe nawe uzabona undi muntu ukamufasha. Maze uyu mugabo aravuga ati umbabarire, urakoze cyane. Uyu mugore aravuga ati oya, ati ni nko kwikorera. Uyu mugabo aravuga ati aya mafaranga ni menshi. Maze uyu mugore aramubwira ati genda wiyiteho ukoresheje ayo mafaranga, ati umunsi umwe hari igihe uriya muhungu wanjye ugukoreye biriya, hari igihe niwe bizamubaho. Aravuga ati rero ngaho genda kandi umbabarire. Uyu mugabo desi, uyu musabirizi yarishimye anararira kubona umubyeyi umufashije, umuhaye amafaranga angana gutya. Arangije aravuga ati murakoze cyane. Episode yacu ni uku nguku tuyisoje turi kwibaza ngo ese Simon kagiye azagaruka. Tuzahurira muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane abantu twabanye muri aka gasobanuye k'uyu munsi. Ciao ciao.